kubera ko ngo hari umugore w'umudiaspora wagombaga wakunze Mutesi aca kuri Pastor Claude nyirikaze TV Rwanda aramubwira ngo ndashaka kumuza na Apotre Mutabazi kuko mbere yavuga ibintu Mutabazi avuga ibintu bicuramye ariko basigaye avuga ibintu bizima bigororotse akimara rero kumenya ko Apotre Mutabazi yidekaraye nk'umudivorce yakoze divorce asaba ko bamuhuza bagahurira mu bukwe bwa Pastor Mutesi n'uwo mugore bagahurira mu bukwe bwa Pastor Mutesi urabizi neza ko Apotre Mutabazi bamushubije inyuma ko nta invitation afite Jackie nyiri TV Rwanda akaba ari we ujya kumwinjiza uwo mu diaspora yahise abwira Jackie ngo genda umunzanire yavuze ati mbabarira maze igihe kinini ntarongorwa ndashaka kurongorwa mbabarira unkorera umuti Mutabazi baza Mutabazi ataraye wenyine Mutabazi ntabwo yaraye wenyine nivugiye kuri kamera wenyine kubera ko wabonye ko ukuntu Mutabazi yaje yambaye ni briefing yahawe n'uwo mugore bari baje guhura kuko yavuze ngo ntuze wambaye ibintu by'ibikoti ntuze wambaye ibikositimu cyane uze wambaye utwenda ujyana mu biganiro bisanzwe Mutabazi nawe biba ngombwa ko atari yamenya aho bambarira muri Golden Fashion ndetse no muri Mukamura Rwibye niko bimeze Mukamura Rwibye ukumva neza ataramenya ko bambare ahantu muri fashion no muri Aline Fashion Aline Fashion niyo bimenya ivyo bintu aza yiyambariye nk'umuntu uri muri siporo ariko amakuru dufite ngo ariko Sandrine namugaye oya buratse ntabwo ibya Sandrine turabigeraho dore reka Sandrine nibishaka bose ni kimwe oya turacyari kuri decoration ntabwo turayigeraho nuvuga ngo uburyo buriya bukwe bwari bumeze twagenekereje tujya twemera Mutesi afite amafaranga hagati ya miliyoni 50 na miliyoni ariko umunyamakuru abaje n'umwe twagiye kubona tubona umutwe we Faxman original niko yigita akaba yitwa Kamarade yego nikasanzwe arinjiye nibimwaro koko nibibase nimugire nibimwaro n'isoni izikisuga ngo yaravuze ati Mutesi ashatse umujura yicukuriye urwobo kandi urwobo azarugwamo uyu mugabo uyu ako kamikoro twibuke urumva ariko akora ikiganiro ku Mena TV show mbere yuko ubukwe butangira we yari yivugiye uriya Kamarade aravuga ngo Feridina umujura uje kwiba Pastor Mutesi gute utaha ubukwe bw'umujura uje kwiba waruje kureba urwo rwobo yaguye gushireho indabyo ushireho itaka waruje kureba urwo rwobo yaguyemo ngo uverify amakuru ya nyayo kureba ibyo yavuze ari byo akora ikosa arihina hanze akora ikiganiro kwitabaza TV abasekirite baramufata bamwambura telefone ashakurwa nabwo atuva we chini ya burinzi oya harakumba bari harimo umugabo ufite igituza harimo ikintu bita bawusa bro hari icyumba cyari cyateguwe Mutesi yari yateguwe banga umuntu wazanaga telefone atabyemerewe bamubujije bamufataga bakamujyana muri icyo cyumba njye ubwanjye ninjye wagiye kwifunguriza Kamarade uyu jewe bamufungiye muri Kamarade bamwambuye telefone bamufungiramo noneho ngiye kwihagarika kuri toilette numva umuntu arimo aragira gute aratabaza bati mugire kamubabare munsubiza iPhone yanjye noneho mbanabwe ni Kamara urumva twari twicaranye asohoka twibesege na nohe aje gukora inkuru no gufotora umugeni ikimujyana kandi umuntu ari wemerewe gukora ikiganiro hari abari abantu babiri hari channel yitwa Hara TV Rwanda ndetse n'igi channel nagira neza kubera ukuntu nkunda Mutesi umupira wari togira neza kubera ukuntu nkunda Mutesi nakunze ibintu yakoze naguze umupira witwa gira neza Mutesi yamaye n'impano nk'umuntu w'umunyakibari witwaye neza n'impano cyayiguhaye n'impano yayiguhaye niwe muntu wahawe impano witubeshya Noheli witubeshya Pastor Mutesi nta mpano yaguha amafoto arahari na video zirahari video n'amafoto nta foto nta cyabaye oya birahari rwose birahari ndaje bikwereka dore nguyu umupira wanditseho gira neza gira neza niyo mpano baguhaye niwe waje mu mpano bampaye niyo mpano yaguhaye oya haje ibindi Mutesi abwa umupira gusa gira neza anga harimo inyuro
oya ntanyu gira neza izihe nyuro gira neza izihe nyuro niba umuntu yakubwiye ngo gira neza gira neza wigendera ibintu mwamukoreye iyo cyo kintu yabibutsa nendaga kukubwira uriya mudamu ahantu twese twamugaye uriya witwa Sandrine uretse gato banza umbwire ko uwo mupira wanditseho gira neza yego urumva gira neza yego kubera iki yahisemo kubahereza umupira wagira neza kandi abizi neza ko urumva abizi neza ko kuri ikintu cyitwa imiriro akimana gitora n'amana bamuhaye oya nta mpano bamuhaye bagiye no kumusohora imene gitero yasanze mugenzi we Gatete MC yahamutanze yego twagombaga kuyobora buriya bukwe turi batandatu kuko Mutesi n'ubwa mbere Mutesi mu Rwanda habayeho umuntu ukoresha ubukwe agakoresha abayemusi bagira muri bane agatanga impano zirimo inyuro kandi bo bahanga agatanga impano zirimo inyuro amafaranga atari hasi mu 500 fata MC Gatete tuwaza Korodina buretse gatoya fata MC Gatete fata MC Rutahintare fata MC Clever fata MC Imena Gitero fata MC Noheli abo baraba MC batanu bagombaga kuyobora buriya bukwe aho wenda nagayiye Noheli uretse ko yanganirije ambwira ikibazo cyabije yandiyemo komisiyo Noheli yandiyemo komisiyo Noheli yaragiye adiringa akazi adiringa amafaranga barangije bamuha avance giti mujisha avance arayihekenya ngenda deja nyererewe aho kabikoro akahe kariye akangaka ariya no harafite kari kuvuga aya muzi balance fresh yagafashe mu ntoki no wafata mu uri kangashira hano gashira ngaho agacemeka ute birumvikana uri urabyumva so rero uretse ko abanyarwanda baravuga ngo impyisi yiwanyu ikurya kurundarunda kuba yarandiye ubwo nta kundi nabigenze nyine ibyo narabyakiriye ariko ubutaha icyo kintu Noheli uzagikosora yakuriyeho komisiyo please tuzamanangira umuntu kiraka iyo tubwizanye ukuri man iyo tubwizanye ukuri niba urangiye umuntu bazunyumva njewe mu Rwanda rwa Gasabo nta muntu wakoze ubukwe bwiza nk'ubwa Pastor Mutesi Mutesi yakoze ubukwe bira mwivugisha ngo abadivorce ngo niba byabiri ngo kwisigango biki ngo byabacanze yakoze ubukwe bwa hatari ubukwe bwiza burimo ibyo kurya burimo ibyo kunywa umuntu wese wageze mu bukwe bwa Pastor Mutesi ibaze ko bari bagiye kumfunga kubera kuntu numvaga ndi kwikostara nkumva umwuka w'Imana urimo kumanuka ijwi riramye ngo bwira aba diaspora bose n'abadivorce bari muri ubu bukwe ko ndi Imana igiye kubahereza iki abagabo ngiye gutomboka ngo mvuge abamarayika baramfata uri kumva neza bamaze kumfata ndatuza bahuga ati baragati profete tuza umwana wacu ibikomera yabifite siko ariko wenda nahari reka tumwihanganire ntago mwihanganisha oya kumwihanganisha ni ngombwa ndamwihanganisha siba yapfushije yibye yakoze niba Sandrine ari umugabo wa gatatu umuciye mu myanya y'intoki siko bimeze baje biga gusenga Imana wa gatatu umuciye no kubara n'Imana neza siko bimeze urashaka kumbwira ngo wowe wamutipa uramutse ukundana n'umuntu sibyo waramukunze akaguca mu myanya y'intoki warangiza wajya kubona ukabona agize ubukwe bwiza hari n'Imana kandi bwa bukwe bukabera ku itariki mwari buzabukoranireho sibyo nawe ibyo bikomere wabigira ariko je icyo namukoreye akimara kwikubita hasi ese mufata mbwira Noheli ndamubwira Noheli rero kambanze nyore umuvandimwe ntabwo ameze neza duca kuri station ku alimentation mugurira amata aranywa kugira ngo abashe kuyagarura yari yarabye dore ukura yambaye yari yambaye ikanzu ijya kuba nk'ubururu kuntu yambaye neza nyine nk'umuntu ugiye gutaha ubukwe bwa X urumva neza ariko ngiye biriya bintu nabonaga ari ukukurira ibikomeye no ako kanya Pastor Claude tamuhamagara ngo umeze neza ngo ejo duhure dukora ikiganiro baraza ko kibura ku Ikaze TV Rwanda ahubwo sibo n'icyamaze no kugera hamwe baza canagezeho gishobora kuba cyagezeho kuko amuhamagara yambwiye ngo ibibazo wahuye nabyo nabimenye none Pastor Claude amuga terega n'ubura tahuwe bukwe nanjye ubwaje banze nanjye ko nta mutashye ndo mu X ubundi mu ba X ba Pastor Mutesi witwa Pastor Claude
ntabwo yatashye Pastor Claude ntabwo yatashye urumva ibintu byanavuzweho n'abantu barakuvuga bati se Pastor Claude ko ari umwe mu bantu ntabwo yatumiwe amakuru ndayafite oya ntabwo yatumiwe impano ya Pastor Mutesi impano ya Pastor Claude bagisomye Claude arabura ngayifata bayihaye Jackie oya itonde gato itonde bamubuza kwinjira na kamera kubera Claude bamusuye mu kiganiro ngwino hano ngwino hano katubere ku muntu zana gatebe aho ngaho nta kibazo ngwino hano hari umubyeyi wabonye Claude bamusohora ashaka kwica ubukwe erega Claude nawe ntabwo yifuza ko buriya bukwe ntabwo abyifuzaga reka kuko mu bintu buryo yakanga kwishimira ko mu bintu byatumye mbona neza ko Claude atashaka ko buriya bukwe buba icyambere namenya amakuru ko uriya muntu wafataga buriya bukwe live yego wo kuri Nkunda Gospel yari intumwa ya Claude yego urabyumva yambwa ati n'undi musaza wasabye bigasanze wafataga video azoreza Claude Jackie anamwiyamye aramubwira ati rero wa musaza we ngo ni umusaza w'umupasiteri uriya tike yamuvanye i Rurindo imuzana i Kigali Pastor Claude wayohereje ayo se na makuru namenye tubaze Claudine atiki Claude wamubonye mu bukwe bwa Pastor Mutesi uvugisha ukuri yaje amaze kwinjira kubera ko yari ari kumwe n'umukameramani wiwe kandi bitemewe ko ari bwinjire abona nyine kwinjira ntibiri bukundi arangije nyine asubirayo social rigenda ko ni impano yiwe abantu bahawe impano nanjye ndimo ariko Pastor Claude impano ye yasomwe ntiyaboneka nyine ntihaboneka n'umusimbura bayimufatira bagwagira neza oya ntabwo bahagira neza ariko warurimo mu mano bamanje ntabwo erega ibazi babo bambaye gutya nuko sanzwe ngira neza mpamvu je bambaye umupira ndisogira neza bakama n'ibindi none se buretse gato sanzwe ngira neza amakuru avuga ko Claude bamaze kumusohora bamwangiye yateje imyigaragambyo hanze ashaka no gufata video mu bintu hanze yahabereye ubukwe wayamenye urumva bari hanze binjiraga nyine urumva hari Noheli uyu nguyu n'uyu mugabo twicaye Emena Igitero bari bicaye kuri table y'inyuma yacu uriya mugabo wundi muremure kamarade nawe bari bicaranye na Noheli sinzi n'abandi bantu babiri kamarade yaje bamwicaza inyuma ntabwo ndi umwana mwiza nk'umuvumbi Noheli niwe wagiye umunyamakuru rero haguruka muza intebe yawe nyimwe aramuterura Noheli yamwigiza nyine imbere aho bari bicaye uruhande rwacu kigaragara abanza Fagisman nawe yari yaje yitiye banasohokaga hanze bitari byemewe no gufotora wafotoraga nyine hari amaboso rwose hari rwose security rwose buri meza ririho amakosa yakozwe ikiganiro bamaye kwitabaza buri kamarade nawe yaraje kumwaza Mutesi asanga Mutesi ni umwari umwaza umwanda ni umwari umwenyura nta mwari none umukuru byagenze witwa Makaca wahoze ari mu itsinda ryitwa ngo ni gukira ryo kuririmba Makaca muramuzi Makaca mwese wahoze ari umuhanzi Makaca yahoze muri Just Family yego yari yambariye Fredina niko bimeze uretse gato Makaca gafata amafoto n'amashusho ayohereza Fagisman kamarade nawe yaparodinga ko bivugwa Makaca we yagiranye diro na kamarade yewe gufata kwinjirana na telefone ntibyakunda ngo bari bankize mu kumba kubera kurenga ku mabwiriza ibyo bintu abayimusi babivuze urabyumva babisubiramo kenshi baravuga nta muntu wemerewe gufata telefone urabyumva cyane nanjye akavideo nafashe kari kumena TV show gafite iminota 5 kugira ngo gafate Noheli yanyubaraye hejuru undi muntu arankingiriza ndihisha niba ngo nawe bibaze kugira ngo mbure akavideo k'iminota 6 urabyumva rero mu by'ukuri nubwo wenda mvuga ko ubukwe bwagenze neza ariko ngiye ibyo bintu nabigaye pe kubera iki nabigaye ibintu bibiri wagaye nabigaye byo tubwizanye kuri impamvu nabigaye niba Imana yaragusezeranije umugisha Imana ikakubwira ko izakugirira neza Imana ikakubwira ko izagutamurura bose bareba
Theo bose babireba hari indirimbo yigeze kuririmba nawe ari mu gahinda ari mu bantu bimwikiraka cyo kuza kuririmba mu makuru twamenye nuko yari yaragerageje kwisabira ikiraka ngo azaze kuririmba muri dote birangira batamuhaye umwanya wo kuririmba wenda nawe afite amaganya yariko yagasana mworohereze Imana imufashe hari indirimbo yaririmbye iravuga ngo izagutabara bose bagize bate babiri none Pastor Mutesi yaravuzwe Pastor Mutesi yatezwe imitego myinshi arihangana bavuga ko abuze umugabo arihangana bavuga imibare y'abagabo arihangana none kubera iki niba nta rindi banga ririmo niba nta yindi maguye na maguge birimo niba nta zindi mbaraga zindi zirimo akaba ari imbaraga z'Imana uretse nega amatwi kuki ushobora kuvuga ngo ntabwo ukeneye ko abantu benjoyinga ibirori byawe bari hanze kuki umuntu yaza yafata akavideo erega tujye tubizanya ukuri hari abantu baba batumiwe ariko badafite access iri direct nk'iyo Noheli afite Noheli niba yaratumiwe direct na Pastor Mutesi akamuha invitation akamuha impano bafite ukuntu babanye kandi neza ariko hari n'undi muntu wikundira Pastor Mutesi utahawe niyo mpano ariko yamenya ko ubukwe bwe buhari kavuga wow ubukwe bw'umukozi w'Imana wansengeye cyane ko Pastor Mutesi afite imirimo myinshi yakoze myiza ku mbuga nkoranyambaga so rero kumva ko umuntu wundi utaratumiwe wo ku ruhande ashobora kwitahira ubukwe cyangwa n'uwatumiwe agataha ubukwe ku cyabo wizeye watumiye baje mu bukwe kuki wafata video k'iminota 5-10 wewe wakoze ubukwe ntega amatwi wewe wakoze ubukwe nabanzu nyumva ubukwe bwa Mutesi ntabwo ari Nyabugogo ntabwo ari Tobandi ntabwo baragatoze Noheli twarwanye ikiganiro uburyo bagutwaye Noheli nawe nubwo uvuga gutyo iyi mpano wahawe naje kumenya amakuru genda mena umuceri hano ntabwo ndi buce ku ruhande wowe wivovose ku itabure urarakara urivumbagatanya biramenyekana uri murabyumva wasabye ntuza wasabye ntuza hot chocolate urayibura barakubwira ngo ntabwo iri kuri menu usaba panache urayibura barakubwira ngo ntayihari uri murabyumva ni mupfa kunzanira yari byeri gusa ni mupfa kunzanira fanta nta byeri yari ihari Ese nari naganywa fanta inde naganywa fanta nyine ibyo yasabye wareberaga kuri menu abonye amakofi n'ibiki arabisaba bamubwira ko bitari kuri menu ibyo yasabye barabimuzanira uri no mu bantu banyoye ji nyinshi muri burabo nyese ko yego bwamushiki wanyoye bakuzihindagura nyoye ji hanyuma Nohe ejo umuntu waguhamagaraga wahitaga uvuga ati mfite ubwo ahantu ndi bashobora kumfunga none sugira ngo telefoni bari kwandura nyine ntago umva mubwire uri muramvugiramo kandi niho naringeze Noheli nk'umuntu wahawe invitation w'umunyacyubahiro ufashe izo mikoro sibyo nk'umuntu wahawe invitation w'umunyacyubahiro nanjye wantumiye nk'umuye musiko ko nari nzi ko turi mukorane nubwo byahindutse ku munota wa nyuma ariko nta ruhare Noheli yabigizemo nawe ntazi management ukuntu byagenze uburyo byahindutse uri murabyumva so ntabwo niyumvisha ukuntu ushobora gufata umuntu nka Noheli watumiye please silver plan ngo mubuze gufata video y'iminota 5 amabwiriza ariko uri murabyumva uwitwa Jackie nyiri Hara TV Rwanda bajye bakore subscribe share na comment agira ibiganiro mwamamariza n'amafaranga uri murabyumva oya n'umugore mwiza niyatayama namutera niyo mpamvu bahehetaga ari mu mutereta rwose sinjya ngo nkubeshe ura mugore nta mugabo n'umwe utamugirira irari na Claude yavuze ko aramutse amwemereye urukundo n'ubwo yaruta Claude yarabyivugiye rwose yaravuze ati jewe jya kankunze n'ubwo naruta ubwo rero si jewe utakuye icyo nendaga kuvuga rero Jackie kubera iki yihariye amashusho wenyine kumva ko umuntu yafata akantu k'iminota 10 cyangwa 15 buranga abanyamakuru nago bagirana urukundo babamba ko ari we wacuza bagirana amashari ayo mashari rero ishyari riri mu kintu nabonye muri burabukwe ikijyanye n'itangazamakuru icyo cyo tukemere ishyari ryari rihari kubera ko niba umuntu Imana yaramusezeranije umugisha ikabikora ku manywa y'ihangu bose bareba ikitamurura yagombaga gutambuka
imana ikitamurura abantu bose bagize gute babireba natwe n'abatari bahari n'abari bari hanze bakanezezwa nabyo ntabwo byagombaga kuba ubwiru bukabije nari nko korajya gaciwe ikintu cyakomeje cyane nuko byagizwe ubwiru buriya aravuga ngo ubukwe ni ubwera icyambere niba ubukwe bwagizwe ibanga ntabwo bwera cyangwa se ntabwo bwera kubera ko gutomeraga ntega amatwi wari waziguze nyine ntega amatwi ntabwo bwera biriya biryo n'inyama bamiraguraga uri bigusa ngahe oya kutari bagiye oya bimubase rwose kwera ntabwo ari ibiti kutari bagiye wabiryaga wabitseho icyubahiro bagusize wabiryaga musimere gitera urazwi nta muyemusi n'umwe muri buriya bukwe rukurusha imbaraga uretse igatete ni gute uvuga ngo ubukwe bwa Pastor Mutesi ni bweraga ntabwo wakoze ubukwe wowe ntabwo navuze ngo ni wakoze ubukwe wowe cyane ubukwe bwawe wigeze utumiramo amapusi n'ingunzu n'imbwebwe n'ibiki byose ngo bizemo ubukwe ntabwo ari agatogo ntabwo ubukwe bwose ari dobane nyine erega njyewe ndamena ibintu byose witwa Pastor Mutesi niba ari uko bimeze nibyo koko Noheli ni umukozi w'Imana sibyo ariko niba yababaye nimushake cyagira gute icyamucurura Pastor Mutesi yatinye ikirere iriya mpano ko yateguwe kera wabonye ari impano bafungiye aho kakanya tujye tubwisanya ukuri twese twari tuyicaye hari impano 400 hari impano 400 wigeze ubona hari umuntu ujya usohoka ngo ajye twafashe impano iya Noheli yari bakoresheje imipira 400 yose ndeba hano none se wahawe impano muri faze ya kangahe wahaye ikanzu yanditseho gira neza oya ndakubaza wahawe muri faze ya kangahe batanze imana amatura ngahe amatura 2 abantu mwese mwahawe impano mu maturu ya 2 mwagiye mwongerwaho mu buryo butunguranye oya impano zose bari basisanye ziteretse imbere aho nyine hari abagiye babura hari abo bahamagaye barabura bakavuga niba ibintu yadahari kubitaho izina niba ibintu yadahari kubitaho izina niba izo mpano zose yabahaye ntabwo ari urukundo yari muri business yo kwamamaza kugira neza erega jewe bari bamuhaye umupira wanditseho gira neza nta nubwo ari wo bamuhaye wonyine bamuhaye kadibyibushye nini harimo n'ibindi tuvugisha ukuri nta mupira wanditseho gira neza bigeze bamuhaye n'ikintu gikomeye cyane cy'agaciro noneho mbikubwira urawihakanye se uwo mupira nta mupira bigeze uyu muntu bawuhaye agakomo bawuhangiye kubera ko ufite umutima ikintu cy'agaciro kwisi erega mama nawe nawe utangiye kurengera uzi impamvu uri kurengera se ushatse kuvuga ko Noheli bahaye umupira bamusuzuguye kuri muvuga ngo we baguhaye ikintu cy'agaciro oya reka Noheli bamusuzuguye none se mwafashe ko bamuhaye umupira wonyine kuri muvuga ko baguhaye ikintu cy'agaciro mwavuze ko bamuhaye umupira wonyine umupira si w'agaciro hari n'ibindi oya tuvugisha ukuri yajya kugura umupira w'Chelsea wanditseho gira neza none yajya kugura yafata amafaranga 15 bakajya kugura wanditseho gira neza yawugura gusa bamuhaye ariko kuki utazanya nabira byose oya nabyo nzageze nabyo n'umupira umva icyo cyakuvuga ntabwo jewe ngaye impano nta wiga nta nubwo mvuze ngo kuba bayiguhaye mama niyo barwana uturinete twonyine cyangwa n'agasanga nawe kuba baguhaye impano ubwabyo erega no kuvuga ngo kuba bamuhaye umupira nawe nta kibazo zina barishiro nubwo baguha ikariso nubwo baguha ishujipe nubwo baguha bwa muntu mwambara mu mabere babwitwa ngo amasuti nubwo baguha isutiya babitekereje babona ko wa mama we ukeneye isutiya barayikugurira barayiguha uri murabyumva so rero kuba wahawe isutiya cyangwa undi yahawe ikariso undi yahawe amasogisi Noheli yahawe umupira wonyine se uri murabyumva harimo n'ibindi byinshi oya ibyo bamuhaye harimo n'amaparufe harimo imikandara ibyo bamuhaye ntibitureba ahubwo ngiye icyo mvuga ni kimwe niba abantu watumiye ubizi baje mu birori byawe sibyo ukaba wizeye icyubahiro cy'Imana uneza amatwi wizeye sekirite y'Imana n'uburinzi bw'Imana ukaba uri umupastor uri umukozi w'Imana na Pastor Mutesi twubaha twemera ufite amavuta y'Imana gute mu bukwe bwawe uzanamo andi mabodyguard
ariko ubona iyo Pastor Mutesi amabodyguard yandi yarayi yataza kuza yaza kuzana aba ba Pastor Claude bazana n'aba bose hari kuba uretse gato ubukwe bwarasengewe Imana yaragize ikivugaho kandi tuzi neza ko amasezerano y'Imana yagombaga gusohora ko Pastor Mutesi atigeze atungurwa n'ibi bintu ko yari yaravuganye n'Imana yego nubwo nyirasengeye yamuvuyemo akavuga ko atari ubwa mbere kwa kundi baba babaza ba nyirasengeye yivugira ati si ubwa mbere bigeze bisobanuye ko ibintu bijyanye no kubaka Mutesi agize ate arabizi azamenya gufata neza iki umugabo none niba ibyo bintu warabisengeye Imana hari icyo yavuze kubera iki wiringira amaboko y'abandi bantu ku buryo kuri buri meza bro kenaniganye n'umutipe arimo ashaka ngaho reba ukuntu mwari mwatangiye kuzamura ku telefone twaje kuri buri meza hari ubuso ku meza abiri hari hagaze pause nguyu Noheli bamugesheje mu cyumba bafungiramo abantu nubwo batamufunze Mutesi yabimenya itatanga itegeko navuga profete mumuzane ntabwo ari umuvumbyi naramutumye ariko se wamufashe ndamuhaye itegeko se ntabwo ari wamuhaye itegeko ako niwo wabazanye arababwira n'uburyo coordination niyo yagize ikibazo gikomeye nta n'umuntu wanahegeraga none sano yari yicaye ariko niyo se byatangiye kubaha telefone yari afite yari kujya wari kumuhamagara ngajye gusa none sibyo byabaye yari yagasohoka yarakire ariko abasazo zashize hariya ariko shaje byatangiye tukihagera harimo boss tukihagera bafashe n'ibiganiro mwakibonye ikiganiro nasohoye na decoration ariko cyafashwe nande urumva ninjye wagifashe naba Jack turi kumwe ibiganiro twakoze wagifashwe ntabwo wagifashe noneho oya nanjye hari icyo nifashe nasohoye cyane ariko rero niba wabikoze wanyuranyije n'amategeko ibyo byabayeho byo kuzanamo boso muri cya giha bakira famiye y'umugabo umuryango w'umugabo hagakurikiraho umuryango hagakurikira neza ubumba watandaraje hagakurikira harakinguye hagakurikiraho umugeni Pastor Mutesi aho niho bavuze ko nta bintu by'amafoto bashaka mu ruhande rw'umuryango wa Feredina badashaka ibintu nyine by'amafoto reka ibyo mu bukwe tubiretse aho gureka amazi mbabazi umuntu bita Mama Pasiteri Asiya uwanyana yego ko bivugwa ko wari we muntu wabaye marene wa Pastor Mutesi oya uriya mudamu yahagera nkamubona muri murabo shuti yanjye mwabita mu bivuge neza ntabwo yahageze Mama Asiya ntabwo yageze ntabwo Mama Asiya yigeze agera mu bukwe umuntu wabaye marene no mu diaspora reka bamwita niba ni Fanny harya ni muba muri Canada bavuga ko ari nawe nyiririya channel ya gira neza nyiririya channel ya Ikaze TV Rwanda bavuga ko Claude ari umucanshuro cyane ngo ntabwo ari ko iriya channel atariye ari umucanshuro niyo mpamvu niyo mpamvu amubuza hari ibiganiro bagiye bamusibisha ari n'amakuru aba ari hanze avuga ko ngo Claude yigeze kujya yataka Pastor Mutesi cyane kandi urumva uriya mubyeyi wabaye marene ni inshuti magara kugira ngo umuntu abe marene wawe aba agomba kuba ari umuntu uri direct no mu makuru nahawe na Pastor Claude yambwiye ko mu bintu byatumye Munyana uwanyana Asiya Pastor madamu wa w'inzahuke wahoze ari w'inzahuke Theogene mu bintu byatumye adatahuka harimo no kuba Pastor Mutesi yarafashije Asiya akamangurwa witwa Steven uba hanze uri muri Amerika Steven ADPR kamwanga Steven agatega akamukanga Steven yamara kumwanga Asiya nawe akabenga ko kuri umugore wa mama uri Mama Pasiteri mituro rya ADPR ntabwo ibi turi bubyemere ntabwo ugomba gushakana n'umuntu nka Noheli cyangwa umudivorce cyangwa shaka umusore w'umudivorce umugabo w'umudivorce niko bavuze uri murabyumva rero ibintu byatumye Mama Pasiteri wa Nyanasiya namutaza mu hazama gatotsi yewe na Sabe na Chita ngo na ninde wundi
na Zaburinca na Zaburinca Prezil buriya bameze nk'aho ari famiye bameze nk'aho ari inshuti mu bintu byatumye ataza ako kantu uretse ko nabonye kimwamwanya Pastor Claude nawe atagafiteho ntuza atagafiteho proof ariko mu makuru yanyihereye atariho ivumbi nuko ari cyo kibazo ariko tutararenga ni iki Pastor Claude avuga bizima mwabonye niki mwamwanya kuko mu byukuri none bishatse kuvuga ko niba uwo mugabo waruje gutereta ariko se aravuga ariko se tugizanye ko yakongera akajya gutereta nubwo bimeze bityo ubukwe tuzi busobanutse bwabaye sibyo ni ubwa Pastor Mutesi Pastor Claude ntabwo twigeze tubona ubukwe bwe muri civilize bufatika bwari bwiza bwabereye hariya Bishop Burujite bwari bwiza bwari bwa Sport View munsi ya New Life n'urusengero ruri bwari nkaburiya narabutashye uwamushingiye bwa Pastor Claude yivugisha uwamushingiye bamwita Bishop Gerard nyine bwari nkaburiya nta nubwo yagira icya kabiri cy'ubukwe bwa Pastor Mutesi kandi baze buriya n'ugusaba kandi baze ari ugusaba gusa rero niba Pastor Claude yamaze kubona ubukwe bwe bwari munsi y'ubwuwo yendaga kurongora ntabwo ashobora kugira umunezero mu mutima we nubwo yabesha rubanda aho yarari yarafite ipfuno Noheri bimeze bite aho Noheri uretse gato ariko hari ibintu byavuzwemo bavuze ngo ubukwe n'ubwera hari ibintu byavuzwemo yuko habagize igihe cyo gutanga impano hazamo indi myuka itari myiza hari umuntu bagiye guhereza impano ngo bibe ibindi Apostolo Zine bagiye kumuha impano umuriro urabura vuga ngo biriya abasesenguzi wamaze umwanya hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri abantu bari mu kizima cy'icuraburindi amasegonda 40 nayabaza amasegonda 120 yashize iminota ibiri vuga ngo baravuga ko hari imbaraga Rosine afite z'umwijima zaje ubwo umukozi w'Imana Pastor Mutesi yaragiye kumuha impano izo mbaraga zigahita ziganzwa n'abanyamasengesho benshi bari muri burabo ariko ubundi izo mbaraga zo zari zihari izo mbaraga ntiyaba yazisanzemo aho ngaho yaje azizanye niwe wazizaniye kuko ni umudivorce akumenye ko buriya bukwe bwari bw'abadivorce gusa oya ntabwo ari ubw'abadivorce gusa aho ngaho nawe harimo n'abandi bose nanjye ndi umudivorce 80% wese ni umudivorce abagore ni umudivorce nubwo nta mugabo umugore agira nta mugabo agira ahubwo wenda iyo uvuga ngo gushaka amahirwe ya kabiri oya Imana imwe umuntu umurongora nta mugabo agira naho nguri kandi aranabishaka ahubwo wenda iyo uvuga ngo 90% y'abagore bari muri buriya bukwe y'abantu 90% y'abantu batashye ubukwe bari abagore 98% bari abagore bashaka abagabo ariko ntiwavuga ngo ni abadivorce kabiri kwijana naka nimero aba bagore bose n'abagore noneho cyane cyarabyaga indi umugore yatambuka ngo dore umugore mwiza kabye indi undi agatambuka umugore mwiza yanagera yo narese akunda abagore abagore ndabakunda ngiye hanyuma no kuvuga ngo Imena TV show dufite agafilme keza cyane kari gutambukaho muzabona ubuhehesi bwa Prophet Noheli andongorera umugore amurongorera muri dushe amabara yo mungu amabara yo mungu bya bindi bibera mungu no mu buzima busanzwe ariko bimeze ni Imena TV show ya mu buzima busanzwe turashaka kugaragaza ibibazo bibera mungu hirya no hino uzanakina ubuzima bwa Pastor Claude akora cyane ibyo Pastor Claude akora iyo seri tuzayisutuza tubese ngo yateze indege gimukuye ngo ariko wereka amabwiriza uziko nta muntu udatwika je Bishop Mabure twasohotse ariko shareka amabwiriza Emabo Bishop Mabure reka mbanze nkwihanganishe Imana ikugire neza Bishop Mabure yagiye hanze afite umugore wo mu Burundi uba muri Amerika yasohotse hanze areba ifoto ya Mutesi ndi imbere y'Imana marira araza yajenza amarira Noheli twari kumwe yajenza amarira mu maso umugore wanjye baramuhungira umugabo ukungura yariza amarira aragwa video ndayifite n'ubishaka umbwire nyimura turaje turamubaza tuse Mabura arizwa ni umugore yari umugore wanjye gutyo hano kuvuga ngo Alex nabyo guca ku ruhande yarari gutwika ndaje ndavuga ntese wowe konzi ko mu bantu bavuzwe cyane ntakuzi uwo tuzi ari kimwamwanya Pastor Claude urumva wowe byaje biti uri urabyumva arangije ubwe aravuga ngo na kimwamwanya Pastor Claude bamenyanye nyuma yacyo
nge navuye muri Amerika kuwa 4 niwe wabyivugiye kuwa 5 yavuye muri Amerika kuwa 4 waho kuwa 4 wa kira cyumweru cyashize agera mu Rwanda kuwa 5 mbajije Pastor Claude arambwira turiya mugabo ntiyigeza arenga n'umugabane wa Afrika atanu kure yagiye ni muri Nigeria wasuka umusabye ko bapfa umugore urimo urabyumva atanu kure Pastor Aimable yagiye ni muri Nigeria nabyo byanashoboka urumva ikindi atuye hehe mu birembo bo naho abarakodesha cyane kuvuga ko bigeze kwa benda hamwe urumva umuntu ukodesha mu birembo ahantu yagiye kure ari muri Nigeria uwo muntu yageze muri Amerika ati ko nawe yarongowe atarongoye ko nawe yarongowe atarongowe mu diaspora ubu cyo twemera uburongowe ntabwo burongoye inzu Pastor Aimable urabamo ntuza umugore yifitiye amakuru no ari umugore uyishyura imena abantu bagiye bavuga ko Pastor Mutesi ngo arongoye muri marinette ahubwo atarongoye arongoye Mutesi ararongowe Feredina afite umuryango ukomeye ntega amatwi mu makuru atariho ivumbi yizewe Noheli twari kumwe twebwe nubwo twari twatashe ubukwe ariko twagize n'amahirwe yo guhura n'abantu baduha amakuru ibyo bintu abantu babiganiriye jewe nari mbari iruhande urabyumva bari n'abagabo bakomeye ndashatse kumentioninga amazina yabo umugabo umwe aravuga ati Imana ishimwe ndayimusiga tete twari duhagararanye cyane Imana ishimwe Ferdinand atuviriye mu rugo kubera iki Ferdinand ntabwo ari uwo mu muryango ukene Ferdinand afite famiye ikize yaba mu Rwanda no hanze bafite n'amazu mu Gakinjiro bagera no ku Gisozi n'amaparitema bafite amaparitema udashobora kubara wowe ibyo byo kubwira ngo Mutesi ararongoye barakubeshya Mutesi ararongowe uriya mugabo afite ikintu cyitwa amafa amafara braza nibariye imodoka Noheli twari kumwe harimo imodoka 4,400 uko no 500 no hanze saiza ubwizoge nizo nabaze imodoka zavaga muri twin ariya jaride twari naguciye mu ijambo arya ni twin iki umva naguciye twin irani naguciye mu ijambo niba Ferdinand yimuka uyu mugore w'umusazi ngo ni Sandrine usarira ku gasozi na hehe va kubasazari ariko ni gute yaba ari ukagura afata umuntu ukavugana Sandrine kumwiruka inyuma ahubwo se amwiruka inyuma ngo ntiyarinzi yagwa igihumure amwe cyange na 800 ntago ngiye kubeshya essence nanyoye mutwara sinyicuza iyo nanyoye ngaruka sinyicuza aransubiza cy'8 cyange ntago nshobora kumushyiriramo imiyaga kuko namenye ko Sandrine ariko wibuka ko Sandrine bizarangira filime yeje nayibona ukuntu igiye kwizinga irizinga Pastor Claude amwandagaje kuko nta handi hantu bamuhamagara urugendo niyo rumuhamagaye cyangwa se mugize ati tumwe dukore nakora agahamagara iyo yanze Claude aravuga ati ndaje nkwatake ndaje ariko agahita yanga kujya kurugera agatajya kwa dore impamvu Pastor Claude amuhamagara akora amakosa Sandrine mujye mukora ubugenzuzi reka ibindi vuge ngo katuvuge ngo ukuvuga ngo Pastor Claude ngo agiye no kumwishaka ikintu cyababaza Pastor Mutesi arakibura abona haje gatirije abona haje kabutindi urumva Sandrine aravuga ati rero reka we mukoreshe nk'intwaro cyangwa igikoresho cyane ishyira hasi Mutesi abona biranze ibyo nabyo biranga ubu rero nta handi hantu yakujya Sandrine agomba gukura amafaranga yo kwishyura inzu ahandi hantu ashobora gukura amafaranga yo kugura umwambaro uretse kujya kuri Ikaze TV Rwanda agakora biriya biganiro yarangiza akabona views agahembwa naho nawe uri umukobwa nawe uri umugore Ferdinand ntabwo wamwirengeshwa kuko famiye ye nayibonye baraza nahasanze abakiri umugabo muremure nk'uri yuzi no gukora wagwani uri murabyo no gukora wagwanire ntabwo Mutesi yakujya ariko abonye igikombe yamuhaye azi gukora wagwani waje kwakura ariko surumva impama ndeba hano wabonye igikombe yamuhaye urumva ndeba wakisana gushaka umugabo utazi kurongora urumva impamagazo ya Ferdinand yabida idahamagara neza mu nyubahiro y'umubyeyi Mutesi ngo amwemere ntabwo yamwemera ntabwo bibaho
Ese akunda umuntu ubikora gutyo se? Oya ntabwo umugore wese harakava ntago abakeneye n'uwawe 90%. N'uwawe